Tugiye kurebera hamwe amazina y'abana b'abakobwa noneho ane, rimwe ry'ikinyarwanda n'andi atatu y'amazungu. Izina rya mbere ni Keza Ella Nova Mira. Izina Ella rikomoka mu Kidage risobanura urumuri cyangwa umukobwa mwiza. Urifite agira umutima mwiza kandi akunda abantu kandi ahora aseka. Izina Nova rikomoka mu Kilatini risobanura inyenyeri nshya. Urifite akunda udushya, afite icyizere kandi ahora ashaka gutera imbere. Izina Mira rikomoka mu Burusiya risobanura uwuje urukundo n'ubuntu. Urifite agira urugwiro, akunda amahoro kandi yita ku bandi. Izina rya kabiri ni Ineza Ava Klo Lili. Izina Ava rikomoka mu Kilatini risobanura ubuzima cyangwa inyoni. Urifite akunda ubuzima, agira ibyishimo kandi akunda gufasha abandi. Izina Klo rikomoka mu Kigereki risobanura ikimera gitoshye. Urifite akunda gukura mu bintu byose akora kandi ahora afite icyizere. Izina Lili rikomoka mu Cyongereza risobanura ururabo rwa lili, ikimenyetso cy'ubwera. Urifite agira umutima usukuye, akunda amahoro kandi yubaha abandi. Izina rya gatatu ni Uwera Grace Hazel Alia. Grace rikomoka mu Cyongereza risobanura ubuntu n'ineza. Urifite agira umutima mwiza, akunda kubabarira kandi yubaha abandi. Izina Hazel rikomoka mu Cyongereza risobanura igiti cya Hazel. Urifite agira ubwenge, aritonda kandi akunda kwiga. Izina Alia rikomoka mu Butaliyani risobanura indirimbo cyangwa ijwi ryiza. Urifite akunda ubuhanzi, agakunda guhora yishimye kandi akunda gusabana. Izina rya kane ni Teta Lucy Cola Emma. Lucy rikomoka mu Kilatini risobanura urumuri. Urifite agira umutima mwiza, ahora atanga icyizere kandi akunda gufasha abandi. Izina Cola rikomoka mu Kigereki risobanura umutima w'umukobwa. Urifite agira urugwiro, akunda umuryango kandi aritonda. Izina Emma rikomoka mu Kidage risobanura uwuzuye cyangwa ukomeye. Urifite agira imbaraga, akunda gukora cyane kandi ariringirwa. Izina rya gatanu ni Mutoni Bella Zoe Lele. Bella rikomoka mu Butaliyani risobanura umwiza. Urifite akunda ubwiza, ahora aseka kandi akunda abantu. Izina Zoe rikomoka mu Kigereki risobanura ubuzima. Urifite agira ibyishimo, akunda kubana n'abandi kandi ahora afite imbaraga. Izina Claire rikomoka mu Gifaransa risobanura urumuri cyangwa usobanutse. Urifite agira ubwenge, akunda ukuri kandi yubaha abandi. Izina rya gatandatu ni Muneza Elena Ruby Ivy. Elena rikomoka mu Kigereki risobanura urumuri rurabagirana. Urifite agira umutima mwiza, akunda gufasha abandi kandi ahora yishimye. Izina Ruby rikomoka mu Kilatini risobanura ibuye ry'agaciro ritukura. Urifite agira agaciro, akunda kwihesha icyubahiro kandi aritonda. Izina Ivy rikomoka mu Cyongereza risobanura igihingwa cya ivy, ikimenyetso cy'ubudahemuka. Urifite arizerwa, akunda inshuti kandi ahora ari umunyakuri. Izina rya karindwi ni Umutesi Luna Alice Daisy. Luna rikomoka mu Kilatini risobanura ukwezi. Urifite agira ituze, akunda amahoro kandi afite ibitekerezo byiza. Alice rikomoka mu Kidage risobanura umunyacyubahiro. Urifite agira ikinyabupfura, akunda kwiga kandi yubaha abandi. Izina Daisy rikomoka mu Cyongereza risobanura ururabo rwa Daisy. Urifite ahora yishimye, akunda ubwiza kandi akunda gusabana. Izina rya munani ni Ingabire Nora Julia Faith. Nora rikomoka mu Kilatini risobanura icyubahiro cyangwa urumuri. Urifite agira umutima mwiza, akunda kubabarira kandi ahora yishimye. Julia rikomoka mu Kilatini risobanura ukiri muto kandi ufite imbaraga. Urifite akunda ubuzima, ahora afite ibyishimo kandi akunda gukorana n'abandi. Faith rikomoka mu Cyongereza risobanura ukwizera. Urifite arizerwa, yiringira Imana kandi ahora afite icyizere. Izina rya cyenda ni Kirabo Flora Rose Jade. Flora rikomoka mu Kilatini risobanura indabyo.
urifite akunda ubwiza, agira umutima mwiza kandi akunda amahoro. Izina Rose rikomoka mu kilatini risobanura ururabo rwa rose. Urifite agira urukundo, akunda abantu kandi ahora aseka. Izina Jade rikomoka mu cyesipanyol risobanura ibuye ry'agaciro rya Jade. Urifite agira agaciro, aritonda kandi akunda gutuza. Izina rya 10 ni Umuhoza Naomi Sarah Hope. Naomi rikomoka mu giheburayo risobanura umwiza kandi ushimishije. Urifite agira umutima mwiza, akunda amahoro kandi yubaha abandi. Izina Sarah rikomoka mu giheburayo risobanura umwamikazi cyangwa umunyacyubahiro. Urifite agira icyubahiro, akunda kuyobora neza kandi yita ku bandi. Izina Hope rikomoka mu cyongereza risobanura icyizere. Urifite ahora afite icyizere, atera abandi imbaraga kandi ntajya acika intege. Ni irihe zina wakunze muri aya mazina? Andika muri komenti iryo wifuza twaza gusobanurira ubutaha. Hanyuma niba utarakora subscribe uyikore, ukore share ndetse na like, dukomeze tubane.